nabahoraga mfite ubwoba. Nabahoraga mfite ubwoba ntekereza nubwo nakoraga ibyo bintu byose ariko numvaga iteka umunsi ku wundi yana kabisa niteguye kurimbuka niko nabivuga. Imana ivuze none aha rero ngewe mporana ibyiringiro nubundi kuri moto nkapfa itsoke kuko nta kintu cyambuza. Mbese ni nkuko nakubwira mu rugo niba ari mu Mutara nta kintu cyambuza gutaha mu rugo ngo ngereyo ngo umubyeyi ure kunyakira ntago kibaho. Ni ukuvuga ngo rero nkuko mora niteguye kuvuga ngo ushaka kubyuka mu gitondo avuga nditeguye mfite ibyiringiro byo kubyuka ngomba kugera mu rugo mu Mutara, ni nako mpora n'ibyiringiro byo kuvuga ngo none hano ubwo napfa I'm go there. Amen. Ibyo byiringiro Bibiliya avuga ngo ibyiringiro nk'ibyo ntago bidukoze isoni. Muraho neza inshuti za JJ La Family TV, turabasuhuje twishimiye kongera kubana namwe. Nitwa n'umwungeri Darene Olivier, ndabasuhuje. Mbere ya byose manje kubashimira mwebwe mudukurikirana muri hano mu mujyi wa Kigali, abadukurikirana bari mu ntara zigize igihugu cyacu, abadukurikirana bari hanze y'igihugu, abari mu Burundi, abadukurikirana bari muri Uganda, abadukurikirana muri Tanzania ndetse n'ahandi hose namwe mudukurikirana muri hakurya y'amazi magari. Turabasuhuje iteka Imana abaho umugisha. Uyu munsi wa none tubafite umutumirwa abanze atwibwire. Amazina yanjye nitwa Gato Benjamin, nkaba nijijwe, nkaba narakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ibyo bintu ndabikunda kubivuga, nakiriye Yesu Kristo akaba umwami akaba n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Hanyuma nkaba nsengera muri Assemblies of God hariya i Kanombe ku Mushumba Mwiza. Hanyuma nkaba ndi umusore birumvikana, ndumva ari ibyo ngibyo. Arakoze cyane. Yitwa Gato Benjamin, niwe mutumirwa dufite uyu munsi. Atubwiye ko arakijijwe, yaciye umwami Yesu nk'umukiza we. Topic tugiye kuganiraho yitwa umuhamya wo gukizwa. Uyu munsi dufite umutumirwa rero. Mbere ko dutangira, watubwira Gato Benjamin uri muntu ki? Ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu nkuko nabivuze, ndi umusore, ndi umusore ukijijwe, wubaha Imana by'ukuri, wakijijwe wageze ku musaraba. Hanyuma nkaba ndi mu buzima busanzwe, nkaba mbana n'abantu bose amahoro, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro. So rero ndi umuntu w'abantu, ariko cyane cyane shingira ku ijambo ry'Imana niryo mu buzima bwa buri gihe mbamo, gukizwa mbese bikavaringiye hamwe. Navuga Gato ni umuntu ukijijwe. Urakoze cyane. None watubwira inzira yo mu gakiza? Urakijijwe, kandi umuntu akijijwe hari ibyo aba yarakijijwe, hari aba yaravuye, hari n'aho aba ageze mu gakiza. Nyine aba yaravuye mu byaha ageze mu gakiza. Wadusangiza inzira y'agakiza? Inzira y'agakiza mbere yuko nakira agakiza na nyuma yuko nkizwe. Mbere yuko nakira agakiza yari Benjamin. Ngiye navukiye mu muryango ukijijwe cyangwa se usenga ku rusengero. Navutse nsanga dusenga bisanzwe, mama na papa bakijijwe, mvukira muri iyo environment. Nkurira mu rusengero, nkora imirimo yo mu rusengero isanzwe byo dukora, ngira ngo twese muri rusange badutoza tugira gute. Muri iyo environment nakuriyemo,
kugeza ku myaka yo umuntu ashobora kuvuga ngo ibyo itorero ritegura cyangwa se amadini tugenda dukuramo buri munsi tuvuga ko ari ukubatizwa, ntago nari nagakijijwe. Byari kwantendinga, byari ukuza gahunda z'itorero cyangwa se z'urusengero muri rusange. Yeah, that's real mukuri, kuko nabibayemo igihe kinini cyane. Numva umuntu wavutse sanga basenga, hanyuma nkakura gutyo, nkakura muri itorero, nkakura mbona abandi bajya kurepeta, mbona abandi bajya gukora imirimo ku rusengero, kurara mu rusengero, gusenga, kuba muri worship team. Niyo environment nakuriyemo. Ariko kuri njyewe ku giti cyanjye nakoraga iyo mirimo ariko ntari nakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wanjye nkuko nabivuze mbere. Hanyuma rero nkuranyo ntozwa indangagaciro za cyangwa se imico myiza ya gikristo gutyo, igendanye n'iyo itorero cyangwa se amadini muri rusange twese twisangamo, yo isa nkaho ari principe itubwira ngo gera gutya na gutya na gutya na gutya, hakabamo n'andi mategeko muri rusange. Ntekereza ko atari njyewe njyenyine ahubwo mbisangiye n'abantu benshi. So hanyuma rero gato wa mbere yo gukizwa nabahoraga mfite ubwoba. Nabahoraga mfite ubwoba, ntekereza nubwo nakoraga ibyo bintu byose ariko numvaga iteka umunsi ku wundi abana kabisa niteguye kurimbuka. Niko nabivuga. Ntago numvaga muri njyewe nshyikira kuba ijuru ari iryanjye. Numvaga umunsi ku wundi mfite ubwoba, nibaza sinzajya mu ijuru, nkajya nibaza ibyo bibazo. Noneho twagira ukuntu tubyita ngo ni ugukorera Imana, nkumva ntago nkorera Imana mu buryo bushyitse bushobora kuba kumpa ijuru mu by'ukuri byuzuye. Buryo ari naho nasengaga nkarira, nkabwira Imana, mbabarira uzampa ijuru cyangwa nifuza ijuru. Mbese nubwo ubwoba nahoraga mu hahandi umuntu yashobora kuza nko mu rusengero akavuga ati murabona uko mwicaye hano Imana ije nona, cyangwa se hano hantu turi Imana ikaze kavuga ngo ngiye kujyana abantu mu ijuru, urabona wajyayo. Nkumva ngiye ntabwo mbishyikiye, nkavuga ni nabanza kwiyeza, nabanza kwitunganya, kuko numvaga Imana igomba gutwara umuntu. Bibiliya ivuga ngo adafite ikizinga n'umunkanyari. So nanjye rero nubwo bwoba nagiraga, kandi wumve ngo kuva muri primaire, kuva primary, ndatekereza nko mu wa gatanu gutyo nakoraga imirimo myinshi cyane, kuko niyo twatozwaga igaragaza ko cyangwa se ushaka guharanira kugira ngo ubone ijuru. So rero nabaye pasiteri muri primaire, nayoboraga abana tugasenga. Umva ko nari inkaze. Nari inkaze mu by'ukuri. Nari inkaze. Umva primaire, muri primaire mu wa gatanu twageraga abana ku ishuri, twasenganaga, twaniganaga, byabaga ngombwa ko dusengera ku ishuri. Noneho nanjye rero abo bana ninjye waboganayizingaga, wabayoboraga. Umva nari inkaze kuva ku wa gatanu. So ubwo tuzamuka ku rusengero, nabwo nari mfite izindi nshingano. Nayoboraga amakorari, nagize gute muri worship team, nayoboraga, nari umuyobozi gutyo. Impamvu mbivuze gutyo si ukwirata ibyo ngibyo, ahubwo no kugira ngo nkumvishe ko nakoraga ibyo byose ariko mfite ubwoba bwo kurimbuka. Numva ni nko kuva hano ujya wenda nko ku gisimenti ariko ukaba utizeye kuri bugereyo, kandi ugomba kugerayo. Urumva ko ni ikintu kiremereye, kandi uzine ufite intego yo kujya ku gisimenti ariko ufite ubwoba bwo kuvuga ngo ndagiye, ndi mu rugendo rujyayo ariko shobora kutagerayo, udafite ibyiringiro, udafite. So hanyuma rero
nza kugira amahirwe niko nabivuga akomeye cyane. Ubwo uwo ni Benjamin wa mbere yo gukizwa. Nza kumva ijambo cyangwa se nza kumva ubutumwa bwiza bunyumvisha ko gukizwa, agakiza, imbabazi, urukundo by'Imana ari byo byonyine umuntu akwiriye kwakira muri we, hanyuma akizera agahabwa gukizwa. Nire itandukaniro riri hagati ya gato wa kera utari wakira agakiza noneho na gato mushyashya muri Yesu Kristo? Itandukaniro riri hagati aho utubwiye ko mbere nyine wabaga mu rusengero ariko utari wakizwa, kuryohora gufite ubwoba, ariko nyuma yaho waje kwakira agakiza. Itandukaniro riri hagati aho. Gato wa mbere cyangwa se Benjamin wa mbere wo kwakira utarakira agakiza, navuga ko yari imbata cyangwa se yari imfungwa ya gereza y'amategeko. Ariko Gato wa kabiri cyangwa se Benjamin wa kabiri ni imbata ya Kristo mu mategeko, yubahiriza amategeko ariko muri Kristo. Tandukanye na mbere ubwo nari imfungwa y'amategeko gusa. Icyo kintu mva nasubiza. Urakoze cyane. None watubwiye ko mbere wabaga mu rusengero, wakoreye mu rusengero, ukuri iwanyu wakijijwe ariko utari wakizwe. Ibyo ntibijya bishoboka ko umuntu, byashoboka ko umuntu yaba mu rusengero akora imirimo yose nk'uko ayikoraga, uba muri korali, uri na pasiteri ku ishuri ariko udakijijwe? Birashoboka? Birashoboka, kubera ko umuntu ashobora gutozwa ibyo byose ariko akabaho abyigishwa ko ari byo bihesha agakiza, bigendanye n'uko nanone ari cyo gihe aba agezemo cyangwa ari cyo gihe aba arimo. Nibyo navugaga mbere, iyo njya nibaza iyo mba nari mu rusengero ahantu nari kuzakura ubutumwa bwiza. So wenda nabwo byari gushoboka nuko hanze nabwo birashoboka ko abantu bose bari mu rusengero siko ari bo ko bose bafite amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, kuko nabo hanze nabwo bubageraho. Twagiye tubona impact y'ubutumwa bwiza bugera ku bandi bantu batigeze baba mu rusengero. Ariko wenda cyane cyane iyo uri mu rusengero ho biba byihuse kuko connection iroro, mu gihe hanze biba gakeya ko abantu benshi bakugeraho bavuga iyo nkuru, bavuga gusa hanze naho ubu ngubu kugeza iyi saho bigeze umurongo uri wide cyane kabisa ku buryo nabo babimenya. So rero icyo navuga, igihamya cya mbere cy'uko bishoboka ashobora kuba mu rusengero ariko adakijijwe ni ubwoba ahorana n'impungenge z'ibintu akora ko biri ukuri pe. Ukabaho ukora imirimo myiza, ukaza ugakora ku rusengero, twe twabyitaga kumara, ko twabyitaga kumara. Ntabwo twari dufite sima, twakoreshaga hano gufata amase ukayavanga n'ibitaka, ukamara kuyavanga n'ibitaka nyine ugasigira hasi. Nibyo twakoraga rero. Mwumva ibyo twabikoraga dufite ishyaka. Kabaho n'indi mirimo myinshi ariko ntabwo wabikoraga ufite ubwoba bw'uko isaha ku isaha warimbuka. Igihamya cy'uko ibyo bintu bishoboka ko ushobora gukora iyo mirimo ukaba mu rusengero, ugakora imirimo yose n'ibindi byinshi n'inyuma y'urusengero, ni uko ufite ubwoba bwo kurimbuka. Ariko nyuma yaho hari amahirwe kuko iyo ubikora n'ubundi udakijijwe cyangwa se ufite ubwo bwoba, uba umeze n'ubundi nk'uri hanze, nta kintu kuba mu rusengero bikumariye. Icyo kuba mu materaniro cyangwa se mu rusengero, ubundi igishushanyo cyaho cyakabaye cyo umuntu wese ufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Umuntu rero ashaka gukora ibyo bintu byose
igihamya gihari nuko igishoboka cyangwa nkuko bimbajije nuko iteka n'iteka aba afite ubwoba bwo kujya mu ijuru. Niko mbyumva. Akafite ubwoba bw'uko nyine atajya mu ijuru Imana ivuze, kandi asanzwe aba mu rusengero yasobanukiwe. Noneho watubwira nize nyungu umaze gukizwa, umaze utakiri Benjamin undi wa kera, undi wari umukristo wo mu rusengero udakijijwe neza, na nyuma yaho umaze gukizwa, umaze kwakira agakiza, umaze kuba Benjamin wo muri Yesu Kristo, nize nyungu zikomeye wagize mu gukizwa kwawe umaze gukizwa? Maze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wanjye, icya mbere njya mvuga nishimira ni amahoro adasanzwe. Ni amahoro, hari indirimbo ivuga ngo atemba nk'imigezi. Kuva uwo munsi cyangwa se kuva icyo gihe namenye iyo nkuru, still now mporana amahoro mu mutima wanjye udashobora kwiyumvisha uburyo angana, ko nta kontineri wabona wayipakiramo nubwo yaba ari mu Bushinwa. Nta hantu wabona wayagura uretse umuntu yatanga n'umwe gusa, n'uwayaharaniye ku musaraba, niwe wayamaye. Kandi Bibiliya iravuga, Yesu niko yavuze, aravuga ngo mbahaye amahoro yanjye. Anongera bisubiramo ngo amahoro yanjye ndayabahaye, ngo kandi simbaha nk'uko ab'isi batanga. Bro, rero kuva namenye iyo nkuru, inyungu ya mbere na mbere niyo ntajya muri details nyinshi, ni ukugira amahoro. Iyindi ni ugukora ibintu byose mfite ibyiringiro yuko nubwo napfa nona ijuru ndifite. Ko biravuga ngo ituzurana nawe, itwicaranya nawe turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu kubihamiriza umuntu ubu nonaha ntibipfa kumvikana, ariko spiritually ntagombaho ubuzima bwa hano mu isi, agombaho ubuzima bwo mu ijuru. So rero ikintu, niyo nyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu nuko ubuzima bwanjye bwose busigaye, cyangwa se igihe cyanjye cyose gisigaye, nuko ntago nyisipendinga kumva ko ari impfabusa, cyangwa ko numva ngikora ngo kirangire uwo mwanya. Nkikora kuko nzi ko ibyo nkora byose mbikorera muri Kristo. Ikintu cyose n'ikintu kiri hirya y'ivugabutumwa dufata nkaho dukunze kwita ngo ni ubuzima bwacu busanzwe, yaba akazi nkora, abantu mbana nabo bose, nuko ubuzima bwanjye ntago ari njye ukiyobora, ntago ni Kristo unyobora. Zaba byo twita, dukunze kwita ibigeragezo, dukunze kwita imvune, mbese sinzi ukuntu nabyita, nka barriers twita ko ari iz'agakiza, zose nuko mbona imbaraga zo kubitsinda, cyangwa se mbashishwa kubitsinda mu buryo bworoheje, kuko nzi ko yego birahari, ariko hari ikindi gikomeye kurusha byo. Niba Imana yaremeye gutanga Yesu agapfira ibyaha by'umuntu, ntago yashobora koroshya umutima we ngo yihanganire imvune ziri mu kazi cyangwa se izindi ngorane mu buzima bwose, lifestyle y'umuntu abayeho. Izo nyungu uko ari enye nizo numva mbayeho mu buzima bwanjye bwose bwa buri munsi. Zaba nyinshi ariko nibura izo ngizo. Urakoze cyane. Tubwiye inyungu wabonye umaze kwakira agakiza, ikintu uvuze cy'ingenzi, ikintu cyitwa amahoro. Iyo umuntu amaze gukizwa abona amahoro, kandi amahoro niyo naba ari ingenzi, kuko ushobora kuba ufite ibigeragezo bitandukanye cyangwa izo mbogamizi, ariko waba ufite amahoro ukumva ibibazo nyine birarangiye, ukabica intege nyine kubera ufite amahoro. Noneho watubwira imbogamizi
ujya uhura nazo cyangwa imbogamizi wahuye nazo umaze gukizwa, cyangwa urucyantege abantu baguciye intege, cyangwa no muri iki gihe, kuko hari byinshi biba bizitira umuntu, hari byinshi bihari bizitira umuntu mu nzira y'agakiza, wenda bitewe n'imyaka, kuko ukiri muto ugifite byinshi cyane bigukurura. Biro nk'ibyo gihura nabyo. Imbogamizi nje ku giti cyanjye hari igihe nzishaka nkazibura, kandi uko ni ukuri, bitewe n'uko buriya nanone mu miterere yanjye nkunze kuba focus cyane ku kintu. Ntago nkunda iyo ngiye mu kintu cyangwa iyo ngiye gukora ikintu nkikora wese, cyangwa nigeze nzigira, kuko ninjiyemo mbona ikintu ahubwo cyasimburaga za mbogamizi. Nibyo navuze mbere, nk'ibigeragezo umuntu ahura nabyo, inzitane zo mu buzima busanzwe, mporana ihumure, mporana icyizere cy'uko iki kintu niba gihari gishobora kurangira, kigapasinga, kigahakaza ikindi. Rero imbogamizi wenda ahubwo navuga ni ukubona umwanya muke wo gusangiza abantu ubutumwa bwiza, kuko niwe mba numva nkeneye cyane kurusha ibindi. Umwanya, time, niyo ngo uko mbyifuza, uko numva mbikeneye, uko numva nkwiye kubikora, mgira umwanya muke wabyo. Ariko ubundi buzima busanzwe nta kintu kiri mu isi nshobora kurwana nacyo abandi bantu batarwanye nacyo, kandi hari abagitsinze. Nta n'igishyashya kizaza nzarwana nacyo mvuge ngo kiragaragara ko ari njyewe njyenyine uzagitsinda. Niyo mpamvu rero ngira ibyiringiro, imbogamizi zanjye zishobora kuzibura rwose ziri person, ahubwo nkabona wenda umwanya mukeya wo kumba nifuza kuvuga ubutumwa simbibone nk'uko mbishaka. Urakoze cyane. None ni gute ujya uhuza ubuzima bwawe cyangwa imibereho yawe ibisanzwe, wenda urugero nk'akazi cyangwa kwiga, ni gute ubihuza no gukizwa, ukabihuza n'umurimo w'Imana n'agakiza? Ukuntu mbihuza byose bikubiye mu kintu kimwe. Pawulo yandikira Abefeso yarabwiye ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rero ukuntu ushobora kubihuza usanga n'ahantu bitandukanira. Tuvuge n'urugero, umuntu ukora muri banki narimo kubwiriza ubutumwa bwiza, kuko niyo tera ariho, nabikora neza it's okay. Agomba guharanira kugerageza uburyo ki Kristo aba mu buzima bwe kugeza kuri iyo mibereho y'akazi. Umuntu ukora kwa muganga, field yose umuntu ariho aba agomba gupresenta imibereho y'ubutumwa bwiza, kugira ngo bye kuba nk'ikintu agumana cya wenyine, cyangwa agera ahantu runaka atekereza ko ariho agomba kugikorera, ahubwo amenye ko ari ubuzima bwe bwa buri munsi. Njye ukuntu mbihuza rero, ubuzima bwanjye n'imibereho yo gukizwa bisa nkaho bimwe. Gusa ikintu nkora ni ukugira uburyo bimanaginga bitewe n'igihe cyabyo. Umunsi ku wundi, umunota ku wundi ngomba gukora kugira ngo mbeho, kuko niyo si turimo. Ubundi umuntu yakabaye ava mu byo gukora akajya kuvuga ubutumwa bwiza, ariko nanone aha ntibishoboka bitewe nuko isi turimo idusaba kugira ibyo dukenera bishobora kudufasha. So rero bisaba kubiha umwanya, bisaba kuvuga ngo uyu munsi ndi mu kazi, cyangwa uyu mwanya ndi mu kazi presenta bwa buzima bwa Kristo, ariko bushobora kungira umumaro mu buzima busanzwe. Hanyuma nanone ahangaha nshobora gutegura kino gihe nanone cyo gukora ibi ngibi mu bintu bigendanye n'ivuga butumwa. Birashoboka ko ashobora guhuza imibereho ye ya buri munsi, akazi akora, cyangwa ari umunyeshuri akabihuza n'agakiza,
atubwiye ko bishoboka kandi byashoboka ahantu hose waba uri, utitaye ku kazi ukora, utitaye ku gihe umara ukora akazi kawe, mu gihe gitoya cyangwa ukiri no mu kazi ushobora gukizwa kandi byashoboka. Arakoze cyane. None ni ikihe kintu kigukomeza cyangwa ikintu kigutera imbaraga, kigutera courage kugira ngo udasubira inyuma mu nzira yawe y'agakiza watangiye? Ikintu kinkomeza kigatuma ntasubira inyuma, ibyo byo ntibishoboka. Ibyo byo ntibishoboka mu gakiza, ntabwo bishoboka. Ntabwo urumva byumvikane neza, ubutumwa bwiza harimo guhamya, kandi guhamya ibintu biri ukuri. Ntabwo bisaba guhamya ibintu wumvanye undi muntu, kugeza ubu ntibishoboka. Kuko nubwo napfa, numva ibi bintu niringiye cyangwa se Kristo niringiye, si umuntu ukorera mu gihe runaka, si umuperezida uriho uzavaho akarangirana na manda ye, si umwami wabayeho mvuge ko ndimo gufiringa igisekuruza cye, si ubucuruzi buriho mvuga ko navaho nta wundi muntu nzabona ukumpa ibyo yacuruzaga. Ntago bizabaho, ntago hazabaho gusubira inyuma, kuko ntago umuntu Imana yabyaye hongera kubaho kumubyaruka. Ibyari byaye, uba ufite amaraso ye yayo muri wowe. Urumva rero gusubira inyuma kuri njyewe nta mbogamizi n'imwe, gusa hari icyo abantu bita gusubira inyuma. Niba ari cyo ngira ngo nasobanuraho, hari ukubaho ibyo wakoraga bikagabanuka bitewe n'izindi nshingano winjiyemo mu buzima busanzwe. Tuvuge niba wari mu ma ministeri menshi yo kuvuga ubutumwa, ukayagabanya kugira ngo wite ku bindi bintu muri rusange. Habaho inshingano rero z'umuntu abamo, harimo gushinga urugo, habamo kwita kuva muri environment imwe ujya mu yindi, field zigatandukana. Ibyo ngibyo abantu basa nkaho babyita gusubira inyuma. Gusubira inyuma ntabwo byagushokera. Ubu none ikigaragara Imana ivuze wajya mu ijuru. Wajya mu ijuru. Ndiyo, ntabwo bisaba kuvuga ngo nditegura. Ndiyo. Biravuga ngo ituzurana nawe. Kuzuka ni uwari upfuye akazuka akabona ubundi bugingo bushya. Biravuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu waruma gataha, ngo tuba turi icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. So rero ntuza niba bivuze neza. Nanone mu Efeso aravuga ngo ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu byo gumwuka. Imana ivuze none aha rero njyewe mporana ibyiringiro, n'ubundi kuri moto nkapfa itsoke, kuko nta kintu cyambuza. Mbese ni nkuko nakubwira mu rugo niba ari mu Mutara, nta kintu cyambuza gutaha mu rugo ngo ngereyo ngo umubyeyi ure kunyakira, ntago kibaho. Ni ukuvuga ngo rero nkuko mpora niteguye kuvuga ngo ushaka kubyuka mu gitondo avuga nditeguye, mfite ibyiringiro by'uko ngomba kugera mu rugo mu Mutara, ni nako mpora n'ibyiringiro byo kuvuga ngo none aha nubwo napfa I'm go there. Amen. Ibyo byiringiro Bibiliya iravuga ngo ibyiringiro nk'ibyo ntabwo bidukoze isoni. Hari abantu bavuga ibintu byo gukizwa, abantu bavuga ibintu bitandukanye, ibintu byinshi bitandukanye. Hari abivuga buri wese akabivuga bitewe n'uburyo abyumva. Haravuga ngo gukizwa ni mu mutima. Wowe ubyumva ute? Gukizwa ni ugufata urwandiko rw'ibyaha byawe Imana ikurega, warangiza ukabiha Yesu. Noneho Yesu agafata urwandiko rukuburanira nk'umwere imbere y'Imana akaruguha.
muri wowe. Umva ko icyo kintu kibayeho gikorwa mu mutima, kuko umuntu yemezwa n'umutima. Yavuga ngo Abaroma 19 bavuga ngo umuntu yatuza akanwa akizeza umutima akabarwa gukiranuka. So icyo kintu gikorerwa mu mutima. Iyo rero abantu bavuga iyo mvugo ivuga ngo gukizwa ni mu mutima, rimwe na rimwe usanga harabayeho kumva ariko ntihabeho, sinzi ukuntu nabivuga. Hari umuntu ushobora gukizwa nk'uhwereye ariko ntakizwe nk'upfuye. Nyine akaba yumva abantu babivuga Yesu yatubabariye ibyaha, abantu bamubwira uti se gukora kino kintu kandi ukijwe, ati ibintu bibera ku mutima. Mbese agasa nkaho agaragaza ko ushaka kumujyaginga. Uwo nguwo rero ntabwo aba yarakijijwe, cyangwa se ntabwo aba yarapfuye, aba yarahwereye mu buryo bwo kumusaraba, aba yarahwereye. Icyo gihe rero iyo abonye ikintu kimuzura arazuka. Ariko umuntu wapfuye ku byaha aba yarapfuye by'ukuri, yarangiza akazuka by'ukuri. Ubuzima abamo ni in and out, abibamo imbere akabamo n'inyuma. Ntabwo aba cyitwaza ngo gukizwa ni ku mutima, ibi ngibi nkora mwibyitaho, no. Ntabwo ari bya byo kuvuga ngo murebe ibyo nkora ariko nimwite ku byo mvuga. Numva ntabwo biba bitandukanye. So rero njye numva gukizwa ari uko nguko, kuvuga ngo ni ku mutima ariko imbere ntacyo bigaragazamo. Ni ugukizwa bihwereye, ntabwo ari ugukizwa byo gupfa. Urakoze cyane, urakoze kubw'igisubizo utanze no kubw'inama utanze. Gukizwa ni imibereho, ni imibereho y'umuntu, uburyo ubayeho, uburyo umuntu abanye n'abandi bantu, nibyo bigaragaza ko akijijwe kurusha uko abantu bavuga uburyo umuntu agaragara. Imibereho y'umuntu ni igaragaza ko akijijwe cyangwa adakijijwe. Noneho wagira inama urubyiruko cyangwa abantu bakiri bato cyangwa se abantu bakuze batari bakizwa n'abica amazi bakavuga ko gukizwa, hari abantu babona umuntu akijijwe, nimba mwagendanaga akavuga ati wakijijwe, wabaye umuswa, ni ibintu nagatwiko nyine katinjiza, ni ibintu bitagezweho nyine. Hari abantu bifata gutya, abantu nk'abo wabagiriye inama, cyangwa abantu batari bakizwa, batari bayoboka inzira y'agakiza. Matayo 7:24 haravuga ngo umuntu niyumva amagambo yanjye akayakomeza, ngazaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umva ibyo bintu byonyine, umuntu ushaka kwitwaza icyo kintu. Urutare ni Kristo, kandi Bibiliya avuga ngo iyo amaze kubaka iyo nzu ye ku rutare, ngo imvura iragwa, imivu igatemba, ngo byose biraza uko byakabaye bikikubita kuri iyo nzu, ngo ariko ntiyagwa kuko yubatse ku rutare. Hanyuma hasi akavuga ngo umuntu nyine utumva ayo magambo ngo ameze nk'umuntu wafashe inzu ye ayubaka ku musenyi, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, byose biraza uko byakabaye byikubita kuri ya nzu bijyana nayo. Inama nagira urubyiruko, nta buzima buhari buhishe muri iyi si umuntu agomba kubamo hatarimo gukizwa. Yes, birumvikana hari abajya mu gukizwa kugira ngo babone izindi nyungu bakurikiyeyo, aribo tuvuga bajya mu nsengero cyane, birukankira ku bindi bintu by'inyungu zabo z'imibiri yabo. Ariko ntago aricyo kibanze gikwiye kwirukansa umuntu, kubera ko n'ibintu Imana inabifitira bitanga, cyane cyane ko iguha ubwenge. Ahubwo urubyiruko rukwiye kwiyumvisha ko nta buzima, nta mibereho ihari ihishe mu isi itari muri Kristo. Never. Ayo impamvu ntayo
ni uko ubishaka ukabikarangira. Ibaze nawe uretse wenda ko ntabizi ariko ipantaro wambaraga kera ukiri umwana ubu wayambara nk'ibintu wakoraga kera ukiri umwana cyangwa se nk'inkweto wambaraga kera wayambara. Bivuze ko ibigendanye n'iy'isi byose no kwifuza kw'iyisi nta kintu na kimwe kidashira bro. Muri Kigali iyo uganiye n'abantu baje kera bakubwira yuko etaje ya mbere yabanje nziza na perezida ubwe yarayitashye City Plaza, ariko ubu ngubu etaje 10 ziri muri Kigali City Plaza ntago izamo. Bivuze ko kandi icyo gihe umuntu wajyaga muri City Plaza yakuragamo n'inkweto hari akazi hari ahantu kabisa umva nawe hicyubahiro, ntago ari umuntu wese wapfaga kujya gukorerayo. Ariko ubu umuntu winjiramo na babandi twita ngo bambaye nabi baraciriritse, nta muntu utakwinjirayo kubera yuko icyo gihe yari ifite agaciro ariko ubu nta gaciro gifite. Umuntu mu buzima busanzwe ubu nona impamvu dufite agaciro, umuntu akubona akabona akishimira kwitwa inshuti yawe, kwitwa murumuna wawe, kwitwa mukuru wawe, nuko urimo nuko ufite uno mubiri urimo amaraso. Ariko umubiri uviyemo amaraso bagushingura birukanka bavuga ati atanukira mu nzu sizi n'ibyo bintu byumva nabigeranye n'icyo kintu ngo urubyiruko rwumve ko imbaraga ukoresha wirukanka ku bintu runaka, ku mafaranga runaka, ku mitungo runaka, ku kintu icyo ari cyo cyose, ni ikintu cyose gishira. Ariko agakiza tubamo tuzakabamo turi mu isi, tuzakabamo dufite ibyo bintu byose, tukabemo n'igihe tuzaba tutakiri mu isi bro. Ntago karangira sibyo, ngo tuzakabamo turi mu isi, nituva no mu isi twenjoying life kugeza igihe cyose tuzaba. Urubyiruko y'inama narugira rwose n'abantu bafite ubwenge, n'abantu bafite cyane cyane urubyiruko rw'ubu ngubu. Urahura n'umwana akubita idea kabisa ya business ukavuga ati wow isawa, ariko birakwiye ko ibyo ngibyo gusa atari byo twirukankira, ahubwo dukwiye kwirukanka tubayeho mu buzima bw'agakiza, kuko ni moteri idufasha kugira ngo na bya bindi tubigire kiriye. Urakoze cyane, ndagushimiye uyu munsi kuba waje ukabana natwe. Mushimiye inama utanze, inama y'urubyiruko n'abakiri bato batari bakizwa, kandi inzira watangiye agakiza ukomerezaho. Imana igufashe, Imana igenda ikwagura, kandi Imana igenda ikwambika izindi mbaraga kugira ngo ubashe no guhindura n'abandi batari bahinduka, nawe ugenda ubahindura. Ndashimiye mwese uyu munsi kuba mwakurikiranye ikiganiro cyacu, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibane namwe mu byo mukora byose. Tuzongere duhure utaha. Umunsi mwiza.